banyita muganga Matata. Nta muntu ujya unyinisha, nta muntu ujya unyiba, nta n'umuntu n'umwe wananira kuri iyi si. Telefone ngishaka. Mbabara. Telefone ngishaka. Ndikura njya. Ngaho genda. Wabibonye noneho. Ubu nshatse nagukoresha icyo nshaka. Nakubwiye ngo ntayo nshaka. Wambabariye ukuntu nzongera. Basi mfashe uyu nushaka ukuntu mbabarira. Sana umeze hano. Ndarara hano. Ndakurekura ari uko. Tumaze kwemeranya amasezerano mwe nawe. Urabyemera? Urabyemera? Mfata telefone yawe. Ndashaka kukaza. Mukuru wanjye. Umva. Kirani inshuro eshatu vuba. Ya neza. Abakurambere rero bamaze kuguhitamo, aho wajya hose bazagusangayo. Kuva uyu munsi buno ntabwo uri umugore nta nubwo uri umugabo. Urikira. Wino. Yo, Sheri, mbese ni wowe. Wow. Ariko mama. Ni meza. Umeze utese. Ni meza. Shana uri mukumbuye udatowe ntiwabyumva. Usigaye usa. Yego, ndakeze ntabwo ari nkawe. Nawe urakeka imva. Meze nyine neza. Wari ubizi ko ndi muzi. Amakuru se amakuru. Ni meza. Wese umeze mukanya ndaguhamagaye ntekereza ku telefone yawe yashizemo ariko sinzi. Nari ngishyize muri caje gato. Ariko nje nirukanka ngeze aha inyuma nari mpfuye. Nzitaye rimwe ndavuga nese uyu musheri wanjye namahoro. Yego. Hanyuma se amakuru ya hano muri urugo. Ni meza. Urabibona ko nyine nanjye meze neza. Nawe umeze ndimo ndabibona amaso arama. Abana bameze neza. Baraho bameze neza nyine ntabwo barava ku ishuri. Bofre wanjye ari he? Yaragiye mu kikari gato. Ariko nawe ameze neza. Nawe ameze neza. Abana ndabakumbuye nabo. Baraje. Tugende mu rugo nyine rero kumva amakuru nayo ku muhanda. Umfitiye ubwuzu bw'akana. Numva. Ntacyo reka tujye mu nzu tuganireho. Hanyuma nyine ariko ndagukumbuye cyane ndagukumbuye ntabwo wabyumva.
Teta uraho nimeze neza amakuru ni meza seko mbona uhagaze aho ngaho ufite stress cyane Teta kara abantu bakuru tuba dufite ibibazo byinshi bitandukanye umuntu afite stress urugo ruravuna wa mwana we ariko ntago ari cyane humura ntago ari cyane nta birenze ariko mu ngo bibaho mba numva afite stress nyinshi cyane umugabo abana mibereho agatanga hotel yaraho na amafuti ye no kwanga kwiga no gusiba ishuri no kugira gute ariko ni by'abana ariko aragerageza rimwe minerivare bayabuze nasunisho sibe ndabikubwira koko oya ntago nta kibazo gira nta kibazo nsigaye numva hararwa Teta byore ni jyano bakuru mana ya nanjye wabwiye abana byiza mba numva ngiye mu kuzasara we ariko humura nta birenze bizashira ibibazo biraza bigashira akazi byiza nabyo bigashira bigora bisimbura nta kibazo oya ntago twarwanye nyine hari ukuntu abantu basendera mu tuntu tudashinga ariko ntabwo twarwanye humura mama ameze ate yego umuntu ahirize cyane ndamukumbuye ntabwo duherukana nta kibazo ndaza yego stress ni ngombwa stress ntizijya zibura ariko umuntu agerageza kwikaruma akarwana intambara mbega nanjye narengiye hano imbere aho gatarato bari bantumye yego batse amateri yaba ari amahuriro cyangwa yaba ari nk'ikindi kibazo cy'abana aya nta birenze humura ubwo nta kibazo reka nikomereze neza sawa unahirize mama ndaza kumusuzuma sawa nta kibazo use uyu mwana kuko arambaza iki ubu abantu bose basigaye bansomamo ibibazo use nkora ikigo ku mana yanjye mana ndakwinginze ngo ume kwihangana ume gukomera Koze madame turakomeza tubane muri iyi nzu utavuga nta kintu ushaka kumbwira nta kintu nshobora kukubwira ngo ukore ngo ubyumve uri kundeba ugacira hasi ntakinjira ugasohoka gusa ubwo buzima tujye kubanamo n'ubuhe noneho niki cyabaye se gishobora gutuma nta jambo ngira cyangwa agaciro muri uru rugo ibyo bintu simbishaka nta nubwo mbikeneye kandi uve no muri telefone niyo wakambwiye gutyo n'ibintu wankoreye ariko reka nkubaze urabira bintu ubimaranye igihe kingana gute kunyirukana muri kampani bari ukwirukanira umuntu tubana hano mu nzu umunsi ku munsi tuba turi kumwe upanga igihe cyo kunyirukana sumbwiye ntunaneguze we wajyandira rubanda wagushutse ko wirukanwe n'inde ntabwo ari babimbwiye basi ubutumwa ngira ntabwo nabyumvishe nakubwiye ko umaranye igihe kinini nakubwiye ko ngiye kukwimurira ahandi umuntu ni mugari kweri koko ukwiye tukicara kwambwa ati mwirukanye muri kampani turarana hano mu rugo twirirwana hano mu rugo tugira ibiki byose ukanyirukana utambwiye
ukanungura nka rubanda bose gusa wanandukaniye na rubanda ni ariko ko abagore mutagonda ijosi ijambo kwirukana nigeze ndivuga. Okay, nganyereka akazi wanshakiye nakaye. Ni ukuguma hano mu rugo nkaba umukozi wawe hano. Nakubwiye ngo tegereza. Ndimo ndatunganya inzira zawe nziza kugira ngo uzicara ahantu heza utekanye kandi hakubereye. Nyereka nyine akazi wanshakiye. Ni uko nguko utangiye. Ese basi niki nakoze mu musaba imbabazi? Niki nagukoreye? Nese umuntu konzi ko buri kimwe cyose ngerageza nkagikora ni iki kintu nakoze? Iyo umuntu bamuhindira position y'akazi bivuze yuko akirukanwemo. Nyereka ngakazi wanshakiye nakaye mugabo wanje mwiza. No kunyicaza hano mbese nkakubera umukozi hano mu rugo. Nyereka nyine akazi wanshakiye ko mwanyirukanye muri company mugiye kuzana indaya zanyu. Nje hamaye se nje naba expired nyine. Tujye kuzana inki? Nje na Tujye kuzana inki? Subiramo tujye kuzana inki? Nyine ubwo wabonye umukobwa mushyashya. Uragira ngo amabi yawe singe nyabona ukorera hariya mu kazi. Ariko sawa warananiwe n'umugore wa mbere nje ukanco we tugashobokana ubundi. Tukoze uvuze neza sinagushobora nawe. Uvuze uko wowe nyine ufite ingeso bana n'umugore wa mbere twice tukaganira. Naga buze ingeso zawe ufite ingeso mbi ubwo. Nasona akakanyu nyirukanye muri company. Burabonye ibindi bishuko. Sorry ngaho nciye bugufi mukonje. Babarira nciye bugufi. Bura mugore haraho ngira nkamugarukira. Nkamugarukira nawe ari umugore nkanje. Kiza baza abagore iyo bavuga ntibatuza wagira ngo baba bacometse. Akubwo urumva uri mukuri. Ngo mu mwanya ngo nyine uri mukuri yego. Muteze yo. Nuzi ko mukunda. Nabyuze. Urankunda. Uri umugore mwiza wakifuzwa n'umugabo wari we wese. Nakwikuraho nabonye ndukuruta. Wamubonye nyine. Hari icyo utanyeretse? Ntabwo nshobora guha amahirwe abandi bagabo nzi nyine bagukunda bo mu Rwanda sinabambaye. Sorry. Hari n'umwaro wabona? Sorry. Abahe nyine? Sorry. Ntabwo naha amahirwe abandi bagabo bashaka kuzagukunda. Ako muri iyi minsi uri mu biki? Ko mbona hari ibintu biguhugije muri iyi minsi ubundi. Niki kintu kiguhugije utambwira? Ngo twicare hamwe ukimbwire. Nanjye nyimenye. Ushaka kumenya ikimugije? Nyine mbwira ikintu kiguhugije kituma mbese ugera naho ku rwego rwo kunyirukana utambwiye. Andi ko kugira imishinga kubereye. Iyihe? Ubusayize wanyereka akazi wanyeretse mbese wanyimuriyemo nda ukanzamura mu ntera. Nihe ntera wanzamuye mu ngambwira mugabo wa? Ikibazo cyawe natangiye kukwigira umushinga nta guteguje. Nzagushyira no muri position nakuboneye nta guteguje. Surprise nkuko wankoreye surprise. Gusa numiwe. Gusa umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari. Urugo rwanjye ibyingo biranze. Aho bigeze keretse Imana yonyine. Misiyo yawe mugeze kure. Buryo ubu ngubu boss mugeze kure ndi kumugenda bunono. Kuko amakuru amwe namajije kuyafata. Nasanze boss afite undi mugore. Gusa nubwo amufite nawe. Muri kugurumana ari kwaga. Ibaze ko boss no mu kazi. Yaramwirukanye.
Mabuja, ikintu nakwisabiraga ni kimwe, kugira ngo urumva ko amakuru yibanze majije kuyaguha, ntukomeze kuntutira kuriya. Kugira ngo uranabizi ko mbari hafi, ndi mu kazi, bosi reka yansimbuje umugore we. Urumva amakuru yose ndayafite. Uko nkomeza gukora amakuru yose nzayaguha nk'uko bikwiye, ariko magahenge ushizwa nk'ubusi rushinda babara umuntu w'umugabo kuri miliyoni 4. Kara nagasuzuguro, waransuzuguye cyane, ariko twagira duteze. Bapagasi turemera tukabaho nabi. Byiza cyane. Ni byiza kuba ibyo bisa nabwo yarimo kugenda neza. Ubundi se ndinda ngukubita urwo rushyi kare kose warakoze gutyo rwari kurinda rukugeraho. Ahubwo iyo batabakubita amatwi ntabwo mwumva. Ndashaka ngo nkurikiranire buri kantu kose. Buri kantu kose. Yaba ari ikinjira hariya, yaba ari igisohoka hariya nkamenya uko kikinjiye n'uko cyasohotse. Numara kunkurikirana ibyo kumbwira ngo miliyoni, si cyo na miliyoni imwe n'amafaranga menshi, nanaguha n'ayandi nkanagukunda. Impamvu nakoresheje muri ya kampani nagira ngo nzagere ku ntsinzi yanjye. Ubu rero ibyo nifuje niyo ngiye kubigeraho. Aho ngaho ndi kumva ndimo kugenda nzamuka mu ntera, icyo nshaka nzaba nkigezeho. Icyo nicyo nashakaga. Kara gashyi karakuguhumura. Nguhumuke kuko nabonaga urimo ufite nkaho umuntu bw'ubwana mu ntego ry'umutwe. Nkurikiranira akantu ku kandi kandi mu gihe gitoya. Ntago nyishaka ibintu byo gukurura byo kugenda. Hano hanze hari abantu bakennye kandi babaye nahaye amafaranga. Rero ko narakwizeye suko ntarafite ahandi ho naya abandi bo nayafashisha. Shaka nkurikiranira akantu ku kandi. Bitari ibyo uzaba ushaka gukora ijisho ry'intare. Mabuja humura. Nta kintu mfite, ndashaka nkurikiranira akantu kose. Iriya kampani ko wayigiyemo kuba yaba afite undi mugore ibyo ntago mbyitayeho. Ubu mfite itegeko rindengera. Ntashaka tunga abagore 100, ibyo ntibindeba. Wengira muri ya kampani ukurikirana hasi hejuru. Ubundi rero ko tubigaruza imitungo. Nzaguhemba bishimishije. Bosi kawe yicaye ahangaba nicaye hasi. Ibyo nibyo nshaka. Nazavugana nawe kuri telefone. Je nzari ko. Ugenda ni uzajya wumva akantu gatoya. Akerekeranye n'utuntu tujyanye n'imari n'ibiki byinjira aho ngaho. Ugenda ugira utya amatwi yawe horo yagize utya. Uyabangiye nkurikiranira akantu kandi. Icyo nicyo nagutumye kandi uzajya kugangaza n'ubukobwa ara muri kampani ngo uyagire ibyo naguhaye kuko nakubwiye ngo uzabushaka gukora mu jisho ry'intare. Uranyumva? Sawari kambe musezeye. Mabuja, ikindi utaruzi. Ramugora araza kumwiruka. Nakubwiye ngo umuriro uri kwaka. Reka nkubwire. Iminsi iri imbere ndaguha amakuru meza. Reka nkubwire. Uriya mugore yamwirukana na boss ubwe twarihuriye ndamubwira. Yongirwa bwa ndayibwira nti mfite mara 50 akajya 50. Ibintu ni bibi aremera ko dusubirana cyangwa se dukore paso. Rero ko yamwirukana ibyo sinkibyitayeho. Icyo nitaye ni ukurengera ibyanjye, nkagaruza ibyanjye nkarwanya karengane. Gute ndengana kandi umugore sesa. Sundi Mabuja. Oyereka nje nibyo ntibinakureba. Nkugira inama. Waretse tukamugisha. Oya. Ibyo ntabwo utabikora. Wewe banze ukora ibyo nakubwiye. Ibyo kumbwira ngo wagiye kwirukana umugore ibyo ntibitureba nawe ntibikureba nakazi ke namwirukane. Ngiye icyo nshaka nitegeko rindengera. Umva nkubwira ikindi. Nje mfite ibirara mfite genge yanjye gukora. Twamutega tukamugisoma. Ubanze ukora ibyo nakubwiye n'ibyanga. Muri iki gihugu harimo amategeko. Utazatuma ngo twe dukora akazi biri professional. Ngira ngo narabikubwiye. Ariko ibyo misa nagwa yakunaniye banze ukora misiyo niyanga tuzareba ikigo cyo. Mabuja humura. Sawa. Ubugambo bwinshi ndabarinda. Wa Mabuja biki ariko cyo koruri kiza da. Abura boss yakurekeye pesha. Boss nawe menya ari ikigo rya waya tazi n'ibijya mbere.
Sheri Karame. nukubera iki ufata umwanzuro wo gucumbikira umuntu hano mu nzu utambwiye nta SMS nta call ugafata umuntu ukamushyira hano mu nzu njye nabyibajije naje muri uru rugo nzi ko nje gusangamo umugore wanjye nk'ibisanzwe ariko byantunguye kubona nsangamo umuntu ucumbikiye ntabizi njye nagize ikibazo ndibaza nawe wakibaza ese ubona uyu muntu uri muri iyi nzu agiriyemo ikibazo ubona ninde byajya ku mutwe ubona ninde byajya ku mutwe kubera ko natekereje nti uyu mugore ageze asigaye mbona ate ese usigaye umfata ute ni ikibazo ndi kwibaza ese wansubiza So mere shiri sibye gusaba wenda imbabazi pe umbabarire wenda nyine ni hari bimwe niyibagije ndirengagiza ariko suko ntari nkubashye uri umugabo wanjye kandi urabizi ko nkubaha tubana neza sinzi rero sinzi ukuntu umuntu azababwira sinzi ese uriya mugore uri muri iyi nzu wari uzi ko afite urugo rwe wari uzi ko yataye urugo rwe ese ubona mfite ubushobozi bwo kubatunga muri abo bagore babiri muri iyi nzu so gusa niba warabifashe icyemezo it's up to you nta kindi narenzaho impamvu rero ntabwo nari umutererane pe urabona ko nabandi baramutereranye bihagije ariko nyine impamvu nuko nari nzi ko dufite urugo ruzima urugo rutajegajega cyane ko tunizerana njye nawe tunakundana numvaga ngiye nta bintu byinshi niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kumwakira ndavuga nti nuza nzabikubwira nyine nawe umureba gusa nyine ku ruhande rwanjye nyine nta kibazo sinzi nyine wambabarira nk'umugabo wanjye ndumva nta kindi nshobora kuba narenzaho ku myanzuro warafashe uzi ko mba nifite telefone tuvugana nkubaza amakuru yo mu rugo ukambwira ko ari meza ntumbwire ko hari ibintu nk'ibi ngibi uba wakoze nta kindi kirekire numva navugaho gusa biba bintunguye gusa niba ariwo mwanzuro wafashe nta n'ikindi kintu numva nakubwira shiri koko basi reka kurakara ndakwinginze reka kurakara pe bose ni inshuti yanjye kandi urabizi Bofre bro wandeye muri iyi minsi sister ntabwo mumeranye neza kandi birambabaza birankomeretsa ejo uzasanga mwana atikuranye kandi mwari mubanye neza nta kibazo sinzi mushobora kuba mupfa uriya muntu sister yazanye hano yaba ari byo uriya mudamu ariko yahuye n'ibibazo sibyo nawe ni nkuko umfasha cyangwa ni nkuko wafasha n'undi so ntabwo ari ukubinjira mu buzima nyine so ngenda ndashaka ko amakimbirane ashira mukiyunga nyine mukabana neza ibyo uvuga nanjye ndabibona
ariko twebwe buriya abagabo wenda ntabwo urubaka urugo, ariko abagabo burya nubwo hari aho tugera hamwe tukihagararaho, ariko kugira ngo tube twabasha kugira gutanga message cyane cyane nk'uko ku rugo rw'umuntu kiriya mba nakoze kuba ari ukugira ngo mukangure, kugira ngo n'ejo nagira ikintu ajya gukora abe yabasha kumbaza dufatanye kugifatira umwanzuro. Kuko iyo biretse kuriya nawe uzubaka, iyo biretse kuriya ibintu shiduka byivangavanze mu rugo, ariko ntacyo turaza kubiganiraho biraza kurangira. Bafre no kuvuga iyo mbonye mukimbiranye bitangira amakimbirane kavuga ejo batandukanye nanjye n'urugo nahita nduvamo sibyo kandi nagira ubuzima bubi hano bamfashaga arimbayeho neza cyane. Sister wanjye kuba yarakoze biriya tumva bitakwiye kubateranya cyane, gusa ntago mushima cyane aba yaraguhamagaye akagukora inga mukabivuganaho sibyo. Kuba yarahubutse ni impuhwe nyinshi agira, ndabizagira impuhwe, ariko urumva ntago mukwiye kubipfa ahubwo wamukebura. Kugwa mu ikosa rimwe ndumva atari byo byaca inka amabere. Bufrenda kwinginze mwumvikane muhuze nanjye mbonaho nibere sibyo. Nuko ndahita nangara ndakakubura. Ndakumva cyane. Ndahita nangara, oh my god. Mwiyunge musubirana sibyo. Ndakumva naho ndi kubindi mba ngucungira fresh to nta kigabo kiye kimukora kwa. Ibyo uvuga ndabyumva. No mu rugo kandi yari imfura. Yigeze asamba n'uya mukobwa urumva. Sister wanjye ndamuzi ndamwizera byatari. Birumvikana nanjye ndabizi ariko buriya kiriho wanganirijeho biragaragara ko nyine ugenda utekereza, kandi n'ubundi birumvikana ko nagusize hano urumva uzavamo umugabo nawe ugomba kureba ingaruka urugo rwagira. Kubera iki? Kubera ko nawe urumva ni nkaho nawe utabona ibintu byononekara ubireba kandi uba muri uru rugo. Rero icyo nakubwiraga wenda nicyo wenda nagarukaho, wowe uratuza uko ubigize muri ari kubinganiriza turabikoraho biraza gukunda. Ndibaza ibindi byose byagendaga neza mu rugo, hari ikindi kiba wenda wajya umbwira kuko ndumva n'ubundi ubisobanukiye ko hano utaha burebera ibintu byose byangirika. Bafre ibintu bigenda neza. Iyo uje usanga hari ikintu cyangiritse. Oya ntacyo uretse kare byose biba bimeze neza. Ahubwo mukimbiranye byasenyuka ibintu byose mwagize bigahita bishwanyuka neza. Birumvikana. Kandi twese twahomba abantu babaseka, ntago bira bintu mukwiye kubipfa. Sibyo? Mwumvikane nkomeze mbyungukiremo, kuba mubanye neza nyine nanjye mbyungukiramo. Kandi na famille yacu byungukiramo. Kandi ni iwawe. Ntarindi kosa abantu barabumva kandi nibisohoka samwishize hanze. Ndakumva birumvikana ntacyo birumvikana. Reka tugendere tuzatubiganiraho, kagiye kuba ngiye muri salo kureba kamaje kagiye gutangira. Murakoze kunyumvira ndabashimiye. Urakoze cyane nawe umugabo mwiza. Urakoze nawe ufasha uno mwanya ukanganiriza kubibera hano mu rugo. Sawa reka weze ntunganyire imirimo yo mu gikoni nyine. Ubugire ntacyo turakomeza tuvugane aho ntacyo. Sawa. Shaba mukinga nibyo borgo. Hano sindi kwirwanga nkamusangayo. Kumenya ndi gukurikiranwa n'umuzimu. Shumenya katinga. Mara yomenya kai. Nawongera wiruke.
utiruka umugore ibiki banyita muganga Matata. Nta muntu ujya unyinisha, nta muntu ujya unyiba, nta n'umuntu n'umwe wananira kuri iyi si. Nta telefone ngishaka. mbabara Nta telefone ngishaka. ndikura ntinyijya Ngaho genda. Wabibonye noneho. Ubu nshatse nagukoresha icyo nshaka. Nakubwiye ngo ntayo nshaka. wambabariye ko ntazongera basi mfashe uyu nushaka numbabarira se numeze hano ndarara hano Ndakurekura ari uko tumaze kwemeranya amasezerano amwe nawe. Urabyemera? Urabyemera? dufate telefone yawe ndashaka kuzaza umugore wanjye ntabwo uri gukora mufite kure Umva. Kirani inshuro eshatu vuba. Gira neza. Abakurambere rero bamaze kuguhitamo, aho wajya hose bazagusangayo. Kuva uyu munsi buno ntabwo uri umugore nta nubwo uri umugabo. Nkurikira. Wino. nukuri ndakwinginze muganga ese wambabariye kuko ndakwinginze mana yanjye ese umuntu muranze muganga Matata ese wambabariye ujya gukora ubwashe wamujyana ese ndabona Njye nta muntu ujya unyiba ngo acike. Urabyumva? Nta muntu ujya unyiba ngo acike. Njye ndi umuganga w'abapeti. Jiboneye ubwoba bwose ndakwinginze nzakorera maze mbwira icyo ushaka. Okay. Reka kugira ubwoba. Hindukira. Hindukira. Hariya. Reba inyuma yawe. Ntacyo ubibona wose. Unama. Ikore kumana. Kumana. Koro. Nabikoze. Zamuka. Reba hano. Ngankora mu ntoki. Tugiye guhana isezerano. Yego. Urabyemera ntubyemera? Ndabyemera. Ugiye kugenda umbere umuranga. Umuranga urabyumva? Yego. Ugiye kugenda ahantu hose mu biturage wumva amakuru y'abantu basa nkaho bafite ibibazo by'ingo, ibibazo bya business zabo, ujye ubimbwira. Ngiye muganga Matata, ngiye nkoraho rikaka. Ndabyemera. Urabyemera? Ndabyemera. Ngaho ikoreho wumva ibyawe ko bitagarutse. Yewe.
urakoze cyane muganga. icyo nkubwiye wacyumvise. Nzabikora. Iri sezerano duhanye ni ukuri nzabikora. uramukuryisha ni ugupfa uzapfa. Nzabyumva. Ase kuki wica abantu? ni ugupfa uzapfa. uzapana Rwinyegera. uze ni ugupfa uzapfa. Ndabikora. uhereje reka nigendere. ugenda ujya tera intambwe urebe kuri bugenda aho ntabwo waharenga. unabishatse nakubwira ngo genda cyangwa garuka hano. Basi musabye imbabazi reka nawe. uzongera kwiba? Hari umuntu tubana kandi uzongera kunyiba? ntabwo nzongera nta n'umuntu nzongera kwiba muri iyi cyo nzakubabarira ibintu ari uko unzaniye byibuze abantu 5 bose nzabazana. Okay. ngagenda ubutareba inyuma urarehindukira ukareba inyuma ntabwo uri burenga aho. Tani